wemera yuko kuryamana uhuje n'undi gitsina ari icyaha? Ibyo ni ibintu bisanzwe ko turanabizi cyane. Muranabizi namwe mubikora mubizi ko ari icyaha. Erega nta muntu utazi ko ikosa ribaho. Ikosa ribaho. Ubona arakosa. Ariko tubikora tubizi ko ari ikosa. Ariko umuntu agomba gushimisha umubiri kubera yuko uba wiyitangura umugore kandi ufite sex y'abagabo, ubundi uzabyara ryari? Ese ujya mu mihango? Ko ntajya mu mihango ni kubera ko mfite sex masculine y'abagabo. Ariko memoire yanjye navuga hormone imisemburo kugira ngo mbasobanurire byumve. Hormone n'imisemburo ni ibintu bimwe by'abagore. Ari igihe kigira se ukumva kuri umukobwa bayenda kujya mukumva nawe ibyiyumviro nk'ibyo urabigize? Bijya biza ariko ntabwo ari cyane, ni rimwe na rimwe. Ariko mba numva muri gihe ntazi ukuntu, hari igihe kigera nkumva muri gihe tubushagarira ntazi ukuntu bimeze, nkumva muri gihe ndikubira, nkumva amabere ari kundya, nkumva umugongo, nkumva mu nda, sinzi. Hashira nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine nkumva birashize. Avuga se umwenda urankuraho, nkumva amabere ari kundya, nkumva mu nda, nkumva umugongo, bigasaba ko nicara hasi cyangwa se mimi nkashaka kunywa koka. Koka zira ntoya zino zigura 500, koka y'icyapa nkayimwona nkata numva mize neza. Niki kintu wifuza ko yagukorera ukareka ubutinganyi ukaba umusore ugatereta abakobwa? Ikintu icyo ari cyo cyose wifuza mu buzima bwawe wifuza kugeraho? Nimba ufite ubushobozi bwo kunzurira mama, ufite ubushobozi bwo kunzurira data, ukamvira sister wanjye, ukabanturika hano imbere yanjye gutya, nkabareba gutya imbere y'amaso yanjye, aho nakubwira turabizi mbivuyemo. Igihe ubwo bushobozi utabufite, inzu, imodoka nzasiga hano ku isi, wangura imodoka nkazayisiga hano ku isi, wangura iki? Cyetse nungurira ijuru. Abo bantu ukore batatu nubanzanira ukabantereka imbere, ndakwemereye nzabivamo. Anyingwa ikizami, ikizami ntugishobora uzaza. Ko wakaniye? Nakanira. My name is Iga Ninwaya. She's gay and bottom. Sex for me and masculine, feminine and masculine. Ubwo ni kuvuga ko boy and gay, guys and guys. Speaking in English is good. It's good to talk. Ariko Hey everyone, reka nisere yuko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma rero it's me, your girl Princess Diana. Hanyuma channel na indi ni Shine TV. Please, nimba ari ubwa mbere urebye kino kiganiro, make sure ko wamaze gukora subscribe, kuko uyu munsi Ige namugaruye. Ndabizi nimba utararebye ikiganiro twagiranye, banza ugiyeyo ubanze ushira amatsiko y'ibibazo byose wibaza ku bage cyangwa se abatinganyi. Nubwo yambujije kuvuga iryo jambo, ariko mu Kinyarwanda nuko bivugwa. Ugenda urebe, hanyuma nuhavuye tugaruka kureba iki kiganiro. Iki kiganiro rero hari abantu benshi bagiye banyandikira mu makomantere yo kuri YouTube, even no kuri WhatsApp, umva kuri TikTok, bambajije bamaye ibibazo ngomba kubaza Ige. Niyo mpamvu navuze ngo reka mugarure aze abibisubirize. Ige bite? Ni byiza. Tugwaye ikaze. Ni mu rugo. Umeze neza? Yandashima. Akwiga skozanye n'amabere we. Ndetse birakureba. Ugiye gutuma nyako. Skozanye n'amabere baby. Can I touch it? No. Why? No. Why? Not touch. Why? No. For you is guys. What? For you is guys. Shana, ubwo ushatse kuvuga iki?
nukuvuga nyine wowe urumukobwa oh my god nyine wemerera igitsina gabo ko aricyo gikoraho yesa ndabibona kabisa none ndabona urasa neza hari umuntu duhuye aravuga ati uyu muhungu asa n'abakobwa neza nanjye nabyumvishije ariko ntabwo mbyitaho cyane iyo umuntu abivuze ntabwo mbyitaho cyane ariko mba numva yuko nyine hari akanabataye bavuga ati wawe sinamutereta ukunda guteretwa ego hari umukobwa wanga guteretwa ubwo uri umukobwa wowe ibi ni ibiki byaje mu gihugu ibiki se ubu uri umukobwa wa mugani w'umuntu navuze ubu ngubu mbera kureba anyways ikibazo cya mbere abantu nyine inkuru yawe barayikunze ariko mva baragututse pe icyo nicyo kintu cyane icyo kintu narakibonye ariko ntabwo njya mbyitaho ko ngiye gusubiza umuntu ngo ngiye kumutuka ngiye kumusubiza nabamweretse ko nanjye ndi ikigoryi mu mutwe wanjye kigiye uramureka agatuka burya iyo untutse bameze nk'uri guca kuri kise bakundi uca kuri sima bakundi abana bafata isabune omo bakamena kuri sima cyangwa se ku makaro bakanyiriraho niko kuntu mbifata niko urantu gasebera ntwarye nta kintu biri ntware ntabwo biri bunkoreho nta kintu biri nta n'inzu biri bunyishyurire none se urambwira nta niko binabidangabura cyangwa se bingura amafuta cyangwa bingura ipantaro so untuke cyangwa ubireke ariko uwo mwanya wo gutuka ni nkawe rero ujya kwandika ibintu bibitutse sha uri kwica mu mutwe wawe ahubwo uri no kwituka gutuka udagusubiza Allah akbar umeze nk'uri kwituka umva abantu banditse amakomantari bavuga ati umuhungu mana yanjye ti umuhungu ni umusazi ni ikivume abavuga amagambo menshi cyane byose nagiye mbibona ariko ndasoma njya komantari uskuri ngoma ndikunda nkunda abantu bavuga iyo mbonye nk'umuntu uvuga ngo ariko se umenye ko uri umugabo ejo n'ejo ubundi ushobora kuzamubyara ese n'umubyara uzamujugunya cyangwa uzamwirukana mu rugo rwawe cyo tumenya nimba ugiye no kuvuga umenye ko nimba uri umugabo cyangwa uri umugore cyo twubahana sibyo uracyari muto cyangwa se urubatse ejo bundi uzamubyara numubyara uzamujugunya cyangwa uzamwirukana mu rugo rwawe cyangwa uzamusiga kwa hopitali ese ubonye akuze afite caractère za femine cyangwa se masculine ari umukobwa cyangwa umuhungu reka vuge femine ubwo ndi kuvuga umugore sibyo afite ni igitsina gabo afite caractère za kigore uwo mwana numubona gutyo uzamufata umukubita umwice cyangwa uzamufata umujugunye uzamufata umushyire hehe n'amaraso yawe uzamugumana ababyeyi rero mbakangurira kenshi nkunda kubwira ababyeyi ntimugacire urubanza kuko uri umubyeyi ejo n'ejo ubundi Imana ishobora kubwira ati mvuze ku bintu by'Imana mvuze ibintu byinshi nabangiye gutandukira ariko umenye ko uri umubyeyi urabyara uracyabyara ejo n'ejo ubundi ushobora kuzamubyara ese uzamujugunya so rero ntimugacire urubanza undi muntu undi se urasenga yige njye ndanasenga ndasenga cyane bishoboka kuko ari ibintu byinshi nkunda gusaba Imana kandi kabimpa kuko ndi umuntu kandi nayo ni nyimbabazi kandi niciye ku ntebe y'imbabazi nanubira cyice ku ntebe y'imbabazi sometimes ejo bundi nshaka kubona ukuntu nkora nambaye costume njya gutangaza kabona byose nabivuyemo kubera iki kubera Imana ariko ntabwo navamo kubera umuntu ntabwo navuga ngo umuraje ngo ndaje nkurambitse ibiganza ngo ukizwe ngo ugire nyamba mbaraso nuki wemera yuko kuryamana uhuje n'undi gitsina ari icyaha ibyo ni ibintu bisanzwe ko turanabizi cyane muranabizi namwe mubikora mubizi ko ari icyaha erega nta muntu utazi ko ikosa ribaho umuntu arakosa ariko tubikora tubizi ko ari ikosa ariko umuntu agomba gushimisha umubiri kubera uko yiyumva muri we sibyo ntago wazumbwira ngo uje kumbreminga ngo va muri ibi ngibi ngo kubera yuko ngo n'umunuko umuntu kubahe ubinduba
bajya babivuga ngo umunuko ngo ni umuntu ndagenda kuvuga ngo umuntu kuba indobo niko nkubwira njye ntabwo ndi umuntu ndavuga ati nkwegeye ndakunukira ntabwo kuba mpumura ahubwo ubona dusagiye nawe ntabwo duhuje ubwiza n'ubwe nawe ige nawe ubona kuri mwiza se ego iyo ndi kureba muri mirwari se tuba turi kurebana njye nawe cyangwa ndi kureba mu maso yawe kugira ngo nirebe iyo wirebye muri mirwari ubona iki se mbona isura y'ubwiza ariko nubwo mpavuga ngo n'ubwiza ariko burya ubwiza buba mu mutima w'umuntu iyi ngiyi ni pankarite ariko tureba hano hanyuma rero ikindi kibazo umuntu cyagarutsweho n'abantu benshi cyane baravuze ati se ige noneho yakutse amenyo so ntabwo ari ukuvuga ngo nakutse amenyo ni accident nakoze no bisaba yuko biterwa ko navuga ngo iyo umuntu akoze accident naraguye bamukugusha ngo akwibuye iryinyo rivuganukamo kabiri ariko mu minsi iri imbere ryo bazabona challenge ugiye gushyiramo irindi none yanjye gushiramo irindi ariko nta mvuga mwiza ufite inenge ariko nabundi baravuga ngo nta bwiza buzi inenge nawe ubwiyo niyo ntenge yawe se wese sha niyo nenge nahise ngira ariko nayo mba numva nta kintu ntwaye kuko hari bamaze kumenyera nta kibazo niyo ubona mbese ese ige nicyo gice cy'umubiri wawe wireba ukumva urakunze kuri jyewe iyo ndi kwireba physically nkumva ndakunda nkunda intoki zanjye nicyo gice cy'umubiri wawe ukunda nkunda intoki zanjye kubera ko akenshi nkunda intoki ikindi nkunda ibirenge kameramani adufashe taza kumfata kuko ukuntu nambaye kundi taza kumfata ariko nkunda intoki n'ibirenge nkunda intoki n'ibirenge ikindi nkunda no kubyina kuri jyewe nkunda iyo ndi kubona ndi kubyina kuri jyewe inyarwanda uzi kubyina tunyuri zose turebe hanyuma rero ikindi kibazo babajije kiragira kiti uba wiyita ngo uri umugore kandi ufite sex y'abagabo ubundi uzabyara ryari ese ujya mu mihango ibyo ngibyo kimwe ujya mu mihango ntabwo njya mu mihango kubera yuko ndi sex masculine ariko muri jye mba muri feminine ariko kuba ko ntajya mu mihango ni kubera ko mfite sex masculine y'abagabo ariko memoire yanjye memyo navuga hormone imisemburo kugira ngo mbasobanurire byumve hormone n'imisemburo ni ibintu bimwe hari igihe kigira se ukumva kuri uyu mukobwa bayenda kwijyamo ukumva nawe ibyiyumviro nk'ibyo urabigize bijya biza ariko ntabwo ari cyane ni rimwe na rimwe ariko mba numva muri jye ntazi ukuntu hari igihe kigera nkumva muri jye mfite ubushagara ntazi ukuntu bumeze nkumva muri jye ndikubira nkumva muri jye nkumva ntazi ukuntu bumeze muri jyewe kumva kwa kundi mu nda harakurya mugongo buriya umukobwa nyine wenda kujya mu mihango nkumva n'amabere arakundya nkumva amabere arikundya nkumva umugongo nkumva mu nda sinzi hashira nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine nkumva birashize ariko bitavuze yuko ibyo bintu biza ariko muri jyewe mbivamo ni ibintu numva ari igihe bigira nk'umwenda nkumva uri kumbangamira ku mabere nkumva nahora nagenda meze ngo muri jye ni ukuri abantu batazabivuga ngo ni ukubeshya no jyewe muri jye bimbaho buri mu mezi ku kwezi mu matariki ageze nko muri za 20-25 muri ayo matariki umeze nabi meze nk'umusazi umeze nk'umuntu nyine ugiye kujya mu mihango meze nk'umuntu cyane bitandukanye nuko bitaza ariko niko bitaza ariko nawe buri kwezi hari ibintu ngira nkamva nkavuga se nk'ibi ni ibiki biri kumbaho nkavuga se umwenda urankuraho nkumva amabere ari kundya nkumva mu nda nkumva umugongo bigasaba ko nicara hasi cyangwa se
mimi nkashaka kunywa koka koka zira ntoya zino zigura 500 koka y'icyapa nkayimwana nkata numva meze neza bana yanjye abantu bushize bari bagisha ngo ndaseka mumbabarire n'ukuri biba byandetse guseka ni byiza rega bituma n'umuntu aruka mu mutima yego icyo ni ikibazo cya mbere wabasubije yuko mwabyumvishe singiye kubisubiramo ikindi cya kabiri bibajije niko wita umugore wari watwitaho cyangwa se uba wumva uzabyara mu buhe buryo kubera ko haje iterambere ubu ngubu ibintu byaroroshye keretse mbonye umuntu ufite ikofi urabona ko kubyara ku bage bisaba procedure ndende cyane twaba turi abantu babiri duhuje masculine ebyiri byako twitiza feminine imwe tukaba batatu kuvuga ngo iyo twitije imwe nuvuga ngo we aradutiza cyangwa tukagura bigasaba ko abaganga tujya muri laboratoire bakabinshyira mu nda hari ibyo banse bindi tugenda tugura ku ruhande ugatwita umwana akaza mu nda yawe yego bitewe n'ubushobozi dufite tudashyize muri tudavuze ngo turabifashe ngo tubihereje n'umuntu ngo bidukorere hari igihe mu bisaba icyo gihe bisaba ikofi ndende bigasaba hari abaganga abadogiteri bagomba kunkurikirana kuva ikinjira kugeza igihe ukabyara utese icyo gihe barakubaga barabaga ibintu birenze ubwenge bwanjye nanjye ku bwanjye numva kuko ko nzi ko hari umushuti wanjye umwe wa muri Amerika wabikoze ariko yambwiye procedure zose bisaba nsanga yasaba ko ngushaka sambuke wacu kose ku murongo yasaba ko ngusha isambu iwacu n'akazu ko mu rugo nagusha ibintu byose ku murongo iki se warongoye umukobwa ukabyara birashoboka ko wagurisha isambu kugira ngo utwite kandi uri umuhungu wakafasha wagashatse umugore akakubyarira ntabwo nagurisha isambu byaterwa n'umugabo tuba turi kumwe umugabo ntagurisha ibye kugira ngo abashe kugira ngo ibyo bintu byose bigereho byera ngo nagurisha ibyanjye kubera iki se aba yara none se ntagukunda abana nkunda abana cyane none se kuki utavuga ati njyewe ubutinganyi mbuvuyemo ngiye kubaka umugabo nshaka umugore tubyare abana b'amaraso yanjye icyo gihe keretse Imana yabikora kubera imbaraga zayo niho byashoboka kubera yuko akenshi buri Imana niyo mugenga w'ibintu byose yego undi muntu yaravuze ngo ndi gusoma commentaire abantu bagiye batera kuri bya bigani cya kigano twakoranye ngo iyo uhingutse mu maso y'ababyeyi bawe agahinda ntikabica yewe jewe kuri giye ku giti cyanjye mbere ababyeyi bataritabaruka ikinyarwanda ndakirangora njyewe uruhe rurimi ikirundi n'igiswahili gikeya cyane kubera ko icyongereza kirangora mu français cyo c'est même so ababyeyi bataragenda batarava ku isi ntabwo bigeze bagira ipfunwe ryanjye kuko ababyeyi banjye barankundaga kandi n'ubu naho bari ndabashimira kandi ndanabakunda mbasabira ijuru igihe cyose yaba mama yaba papa yaba sister wanjye bose ndabasabira ijuru abantu bavuga ngo ababyeyi banjye mbatera isoni ntabwo mbatera isoni so umubyeyi iyo ufite umubyeyi w'umusirimu ujijutse ntabwo ibyo bintu abikontaho avuga ati n'ubundi n'uwanjye sinamujugunye sinamujegara sinagira outside ngo mushyire passage mushyire ku ruhande cyangwa se mufite ngo mwirukane mu rugo
abantu bafite iyo myumvire yo gufata abana babo bakabajugunya kubera ko bavutse bimereye nk'abakobwa bafite imyumvire ikiri hasi kandi nanone uri kuvuga gutyo yaba umusore cyangwa umukobwa amyukajeje ubundi ashobora kuzamubyara ese ntamubyara nanabivuze na bwa mbere ntago bigeze bagira ipfunwe ryanjye kandi na famiye nkomokamo mbese urisanga aho njya hose yaba famiye yaba kwa mama yaba kwa papa nta n'umwe unyishisha uko baranzi bazi kuva nkiri umwana bazi karagiteri zanjye baravuga ati iyo ni karagiteri famine yego familiye femine nanigize ngo hari n'abandi wenda muri famiye yanyu bameze gutyo hanyuma wundi yaravuze ngo ese ige niki kintu yagukorera wifuza niki kintu wifuza ko yagukorera ukareka ubutinganyi ukaba umusore ugatereta abakobwa ikintu icyo ari cyo cyose wifuza mu buzima bwawe wifuza kugeraho ikintu aba mu kihe gihugu aba mu Rwanda cyangwa ntago aba mu Rwanda ntago aba mu Rwanda ikintu yankorera se n'igiki cyese agiye akanzurira mama agiye akakuraho mama wanjye ari na daddy mommy and daddy and sister akabanyereka mu maso yanjye kamwe ati ngamba gushyize imbere ngaho bivemo aho nabikaraba aho ngaho nakaraba pe nimba ufite ubushobozi bwo kunzurira mama ufite ubushobozi bwo kunzurira data ukamubwira sister wanjye ukabantirika hano imbere yanjye gutya nkabareba gutya imbere y'amaso yanjye aho nakubwira turabizi mbivuyemo igihe ubwo bushobozi utabufite inzu nzasiga kuri iyi si abandi bakayibamo imodoka nzasiga hano ku isi wangura imodoka nkazayisiga hano ku isi wangura iki cyetse nungurije ijuru abo bantu ukore batatu nubanzanira ukabantereka imbere ndakwemereye nzabivamo nkanyengo ikizami iki kizami ntugishobora uzaze ko wakaniye nakanira icyo gihe nimba uzi yuko abo bantu babanzanira nubwo ushobora kuba uri muri Amerika ukambwira ati ndagutegeye indege ushobora kujya muri iyo ndege iragera mu nzira igahuruduka nkapfa nkaba nkugezeho se naba nkugezeho wayi ntabwo naba nkugezeho nubwo naza nkakugeraho n'ubundi wamara kuhangeza namara gusinya ko nahageze lala nkahita nkukubitira icyo bita ikinyarwanda original nkagatangwa turunga turabizi uzanye n'ahandi n'ahandi abantu bavuga ko mu bwonko bwawe hadakora neza wababwira iki ngese bazaze banjyana indero nimba badakora neza bazaze banjyana indero bampimishe neza navutse ndi normale nk'umwana nk'abandi amezi 9 naravutse nk'uko wavutse amezi 9 ugakura ukava mu nda ya nyoko nk'uko uranye navuye mu nda ya mama ubwenge budakora ahubwo wowe ufite ubwenge bucuramye ahubwo nabaza uzagenda wipimishe neza mu mutwe wawe wipimishe neza mu mutwe wawe sibyo wipimishe mu mutwe wawe neza urebe ubwenge bwawe bukora ahubwo usanga ubwawe burusha ubwanjye gukora neza ubwenge bukora neza bukurusha kandi twubahane ndabiyamye nimukanye nanago ndi umuhanda sindi na kaburimbo sindi ndimo ndabitaka twubahane menya ubuzima bwawe niki n'agatebo wikoreye agatebo kawe wikoreye n'ibibazo byawe waya kumenya ubuzima bwanjye ubwawe uko bungana ubwo bwarakunaniye ugiye kumenya ubwanjye menya ubwawe umenye kujya kunyikorera ku mutwe wawe banza umenye ubuzima bwawe uko bungana umenye n'ibibazo ufite ku mutwe wawe ubone kumenya ubuzima bwanjye ubwo bwarakunaniye ugiye kumenya ubuzima bwanjye aho bizagucunga nk'amakarata ko warakaye se none uwo byagenze bite oya reka muri mubwisa ukuri
ubuzima bwe afite ibyo yikoreye, afite agahinda ke yikoreye, afite umutwaro yikoreye, agere gushyiraho uwanjye n'ushyiraho nyirago uzakuvuna. Allo, telefone kompoze kuri njyewe, telefone kompoze. Buri muntu n'agahondesho ke, buri mugore n'agahondesho ke n'umugabo agahondesho ke, kandi wicare neza utagwa, sibyo? Ujye unyaho weretswe. Toilette iba hehe? Urahiza hiba. N'umwana ujya hehe? Mu Rwanda twita ngo ni induba, ubwo mu mahanga tubita hehe? Muri toilette. Igero no yarakaye neza neza. Buriya nanga umuntu umbwira nabi, iyo umbwiye nabi ubwonko bw'ikigiranya ndakubwira ndagusubiza. So menya ubuzima bwawe, ureke ubuzima bwa Ige ni umuntu usanzwe, ni umuntu uri normale, ni umuntu utekereza akanashyira mu bintu mu bikorwa. Kuba nitwa ko ndi umuge bikakubabaza, uzajye gushakisha nawe cyangwa se nawe uzaba umuge, umva uburyohe bwayo. Ino ni mu Rwanda, ntabwo ni mu mahanga bebe, ni mahanga kandi ni naho byeze kuruta mu Rwanda. Wivuga ko umuntu adafite ubwenge, ahubwo yanasaze. Nimba ufite ikibazo rero, uzagende ushaka babandi batanga ngo bareba mu bwonko bw'umuntu, cyangwa se ngo bajya mu byuma bya kizungu. Ndumva warakaye. Niki kintu wicuza mu buzima bwawe? Nta kintu nakwicuza. Ntuze ko nabuze mama wanjye, ntuze ko nabuze papa wanjye, nabuze na mushiki wanjye. Naye makosa wakoze wumva wakosora ubonye ubushobozi? Icyo navuga kuri jewe amakosa niko nigeze kubwira nabi papa wanjye. Ikintu cyo kosa nigeze kumubwira aho ikosa rimwe, aramutse agize yarakubwiye ngo iki wari ukoze iki? Hari ikintu yambwiye ndangije musubiza nabi, bituma mbona ahinduye isura, mbona bibaye nabi, biranambabaza cyane. Naje ndikubita ndagenda, ariko nagiye mbitekerezaho mbona ko nakosheje. Burya umwana wese arakosa, ariko ikosereje umubyeyi wari ufite imbere n'inyuma, yagenda n'umusabe imbabazi, utamusabye imbabazi, ariko basize musaba ahari hose musabye imbabazi. N'umubyeyi wambaniye neza, ntago yiteye ku magambo abantu bavugaga no ku ruhande ngo uriya mwana wawe ngo bazamujyanye kumufungisha kugira ngo biriya bintu bimushiremo. Arababwira ati wewe wawe ko utamujyanye, uwanye ko nimba yitereye kuriya, wabanywa itabi, anywa ibivuna muheto, wanjye ko yinywera agacupa kitahira, uramushaka iki? Yari yagusagarira kuba abandi itambukira n'umutima mwiza, uramushaka iki? Ntabwo abwira nabi. Iyo umututse akubwira turakoze Imana iguhe umugisha. Ngiye yaranvuga nonutse akubwira ati yo abantu none kumaze kubabwira nabi. Ngiye mpamvu mbabwiye nabi, niko hari ibintu baba bavuga nkumva birakurenze, biranandinze muri jewe, kubera ko sinkunda kuvuga nabi, kandi iyo mvuze nabi nisho nitihinduka. Esege umuntu uri attractive kuri wowe uba wumva ari umuntu umeze gute? N'umuntu uri popular kuba ari umuntu uvuga ati nimba mubonye iyo uri hariya nkumva ndamwishimiye, simumenase, singire gute, nkumva ahubwo namukunda kuri jewe, kubera ko nagu akunda bitewe n'icyo akunda. Buri wese agira amahitamo yiwe, nkuko nanjye ngira amahitamo yanjye. Umuntu uri attractive ni umuntu umeze gute? Ni umuntu ukunda icyo ndicyo, akankundira icyo ndicyo, agakunda nuko nteye, kandi muremure, kandi mwiza gikara. Mboga mva nawe mboga mwiza. Okay, aho ni sawa rero. Hanyuma Ige cyane ibibazo byinshi batubaje, nge bimwe rwose ubundi nakagombye kuzana na byambitse. Abagukeneye tuzongera tukugarurira. Ikibazo cya nyuma uwundi muntu yabashije, wenda aricyo tunasorezaho, yarabasha ati se ko wavuze yuko abaryamana bahuje ibitsina, nk'uko uri umuhungu ukaryamana n'umuhungu mugenzi wawe,
mubikorera ngo muri vaje ariko ni mu kibuno ubundi busanzwe sibyo ese namwe mujya mugira amavangingo yego kumara cyane amavangingo biterwa n'ukuntu umuntu aba umwakiriye nk'uko umukobwa ashobora kuba yakwirekura ukirekura neza ukumva ko umubiri wawe wose uri onegisi wumva ko wirekuye onegisi ukumva ko wakwirekura ukirekura nyine ukumva ko umeze neza ukumva ko umuntu mugiye gukora sexy umwishimiye ukumva ko nyine urirekura hahandi akaza se amavangingo ugomba urirekura ku buryo kuri sex y'umuhungu yaba kuri condom cyangwa se yamukoreye aho bitewe n'ukuntu uri kumwe n'umuntu nimba uvuga ngo si umwizeye ushobora kuba ujya kubona ukabona aho wari uryamye hatose bitewe n'ukuntu uteye nawe ujya uyazana se cyenda yazana sometime bitewe n'umuntu turi kumwe amavangingo urayazana ntayazana ariko nyagasane yewega cyakoze ahise igeze ubu ndabizi basaza ngwera ngo uzate dukore test turebe wowe uri kuvuga uri ujye kwandika commentaire ngo nango bize uzate dukore test ukore test urebe mubikore se aze tubikore uri kuvuga nk'ubwo ngubwo ubu bazabara amazuru basaze mubikore aze tubikore nta mutinya se ntago ngiye ntinya kuko n'ubundi umunwa iki n'uwandika biva ariko uravuga kirije nkundira abantu baravuga barangiza bajya ku ruhande ushango ndagukunda no kuri kw'Imana kandi yaranditse kuri commentaire akarogo twa ukagira ngo ni robine itobotse kandi akaza kuguterera yarangiza ku ruhande ushango ndagukunda ngo ngiye ndabage so kwa interrogation muko reka tugushimire namwe ndabashimiye kuba mwana hantumiye bwa kabiri hari n'indi party ya gatatu igiye kuza rwose ubundi mbaye ikinyarwanda icyongereza aha uvuze icyongereza uranyibutsa we hari umuntu wanyandikiye arambwira ati uriya muntu ntago numva ikinyarwanda neza ariko yamfasha byibuze akambwira icyo ari cyo mu cyongereza kugira ngo abashe gusobanukirwa nawe yumveho gatoya wivuge mu cyongereza unamubwira icyo uri cyo ibyo gusa icyongereza ntabwo ngizi cyane wagerageza navuga ko moi je suis Iga my name is Iga Ninkwaya she's gay and bottom sex for me and féminin and masculine ubwo ni kuvuga ko boy and gay guys and guys aho utuye ibyo ukora from Rwanda I'm not job ndumva ari ibyo hari ikindi aho utuye nyine ni hehe ukora iki ibintu nk'ibyo icyongereza kirangora cyane kanyishakishe kanyikorere mu bworo bw'ikirenge mbuzamure icyongereza kirangora from Rwanda in Kikondo c'est j'aime I'm not a job speaking in English is good it's good to talk ariko kirangora cyane reka ndavuge nko I need money and you should take your job. The money is tu cherches des cantines, tu cherches mon business outside
everything. Reka turega kukugora, reka tugushimire ige wakoze kubw'umwanya wawe, maybe next time tuzongera dusubire. Sha murakoze cyane ko wangoye mu Kingereza. Ntago nakugoye ugomba kugerageza, sibyo? Nizi kigoroba nago nizi gitondo. Ese bundi warize ige? Nago nize na mashuri ngira. Oya reka kubeshya. Nukuri. Na primaire wize? Sha nize maternelle. Igishukuri reka kubeshya. None se nkubye ndakoshye turangana nje nawe. Burani ndurutundi. Ushaka kubondota. Byanashoboka ariko ntawamenya. Okay, nacyo reka tugushimira urakoze. Namwe mwakoze. Izere ko n'umutatu uzakubona. Sha muzambona yenda hariye cyo.